urabizi ko wawe ni mwavuga ngo ndamwanga coach Gaëlle mwatangiye vuga ko yanyishyuye ntabwo Gaëlle yanyishyuye nashyanye na reality aya masaha Gaëlle akoze ubugoryi namushumika iyo niyo tubyumvikane tugaruke kuri ibingibi by'ejo bundi bya The Ben ntabwo The Ben ni reka simvuye ngo ni inshuti yanjye I have no friend ntabwo ari inshuti yanjye but is the person ushobora gufata telefone ibi biragenda ibintu bigenda we can do this you can do that simple ariko iki kibazo narabisubiyemo ejo bundi gera aba space nashumitse The Ben niyo mpamvu n'ibiboro bye ntashobora kubipromotinga ndacyamurakariye ntabwo ushobora kumbwira nje abantu bafata ku mavuta barampamagaye Godfather fata ku mavuta muri gereza ari muri polisi aratakamba arasaba imbabazi ndamubwira ntabwo nge nigeze mutangira ikirego kuko aya makuru yo kubasaba amakuru yose nari nyazi arambwira ati azi ko ari wo muntu ushobora kwa approachinga ba The Ben uka approachinga Muyoboke uka approachinga Nobja bakamubabarira bakavana ibirego muri RIB akajya imbere y'itangazamakuru agapfukama akabasaba imbabazi akajya kurera abana bari itangazamakuru akarivamo musabira imbabazi ntabwo ngende nyine ruhande bro narabahamagaye umuntu niba ari kure konosi bibi yakoze ngiye fata kumavuta nta kibazo mfitanye nawe nagombaga kubyumva nahamagaye ngiyewe nihamagariye Muyoboke nahamagaye The Ben agakunyita kuko yari afite sixième sens The Ben yanze kunyita mpamagara Muyoboke abantu bafata ku mavuta baranya approachinze ende turwa barasaba ibi arasaba imbabazi mu mubabarire ntabwo azasubira ukundi Muyoboke ntabwo ambere umwana mubi arambwira ati ibi ngibi yabivuze kenshi kandi yarangiza kongera kabisubira niyandike ntabwo twifuza ko afungwa niyandike imbabazi turazimuha abishyire mu nyandiko avuge ko yatuzonze urumva wowe fata ku mavuta ari kwandika uretse gato nose yari kubimbwira ari muri gereza yatumye abantu ari wowe bayifata ku mavuta wera ngo wandike bari kwemera manzi unyumve se wakuyanganya uretse ku muting ibyo bintu The Ben barabimusobanuye barabimubwira The Ben arabyumva urimo kumva ntabwo nshaka kuzana amandi mazina Nobja narabimwibwiriye nabibwiye Muyoboke bantu iyo condition nubwo abantu bavuga ngo ninjye wafungishije fata ku mavuta urumva ko nanarwanaga kugira ngo afungurwe ngiye namagana ikibi ntabwo nigeze nifuza ko ari umuntu ufungwa na Muyoboke akimara kubimbwira gutyo intumwa yari yavuye kwafata ku mavuta narabimubwiye baragenda bavuga n'abanyamategeko babo barambwira bati Godfather fata ku mavuta ari muri RIB niyandika yemera ibyaha yabikoreye akabyandikira muri RIB araba yishinja ibyaha ko ari mu bugenza cyane ibyakunda urimo kunyumva ariko nasohokamo bamubabariye bakavana nk'ibirego agasohoka kuko ibingibi byo kumushinjura urumogi RIB yamushinjura urumogi yamusanzemo urumogi ibingibi byo yabisabira imbabazi bakamuhamba akajya muri rehab ariko ibi byaha bikavamo bibwiye Muyoboke na ba The Ben bantera utwatsi baravuga ati niba adashobora kwandika nta kintu tuvugana nawe urimo kunyumva imbabazi barazimwima tubyumvikane neza cyane ibingibi byo mfa n'abantu imbabazi barazimwima bazimwimye banga n'undi muntu ugira ikintu babwira kuki kurifata ku mavuta uyu Jihad nk'inshuti yafata ku mavuta yatakambiye Muyoboke aravuga ati babarira tubonane yashaka gusubira afata ku mavuta imbabazi Muyoboke amusaba ko babonana amwemerera kubonana nawe ariko akimara kumva ko ari imbabazi afata ku mavuta Muyoboke aramubaninga ntabwo yemeye guhura na Jihad sinjya mvugana na Jihad simvugana na Jihad urukumva hanyuma abo bantu one second yangana ngo turaganira wowe wumva ko niba hari inzira yo kubaprochinga abo bantu mu buryo bwo gushaka ko bababarira cyangwa batanga imbabazi bakumva ko ibintu ari bya social bikarangira noneho Jihad akaza kuzakwegera kugira ngo arebe kandi ndabizi yewe Jihad na Muyoboke n'abantu bari very close urumva noneho ukabona Muyoboke akwepye Jihad kandi n'ukuntu bari very close do you think ko iyo fata ku mavuta yemera kandikire y'abaruwa ari muri brigade cyangwa ari muri RIB tutari kuba ari kwibambisha kurusha uko yari kwicicika ibintu uri kubaza biri kutanu ngaho kanaguze point yanjye kubyumba je nawe mbeke nkasenze so Mityo Mike ibintu uri kugira impamvu banze kuyandika ntago yari kwandika no so kwandika wemera ibyaha wakoze kandi mu bugenza cyaha ntago bagombaga kuyandika nuko aje muri izindi conspiracy zaje mu z'ubupozompo ndabireka so the thing is impamvu ahanga ndashaka kukwereka impamvu nashumitse The Ben
n'impamvu kuko ntabwo ngiye nambara amabara abiri. Urimo kumva? Nari mbizi, nari narakiriye telefone za The Ben nyinshi, ntabwo nshaka kuzamura ibyo mu ntuza. Nari narabonye cyangwa nari narumvishe The Ben kenshi atakambarira agaragaza ko abangamiwe nafata ku mavuta, ni byinshi ntashobora kuvugira. Ariko nza gusanga ya marira ya The Ben na kwa gahinda yavuga ko fata ku mavuta yamubuzonza mubangamira, nsanga ahubwo yarabikoreshaga nk'ubucuruzi kurusha ukuntu ibyo yavugaga ko mubangamira biri realite ari byo. Impamvu ni iyi ngiyi. The Ben ni umuntu wa complaints igihe kirekire ko ribu nta kintu imufasha, ko ahohoterwa nk'umunyarwanda, ariko abamuhohotera barimo fata ku mavuta ntigire ikintu bikoraho. The Ben yatanze ikirego, ntabwo najya deep. The Ben ni umuntu wagiye kureba Kabera, uyu mugabo wasimbuye ntuza ninde, uyu nguyu ari umuvugizi wa polisi ninde mbere, umwe yasetsaga abantu ni Kabera, Pande Kabera. Ego yagiye kumureba inshuro zimwe amwohereza muri ribu agaragaza ko fata ku mavuta muzonze. Urimo kunyumva? Kugeza aho The Ben arakariye inzego. Wabonye ibiganiro bya mushikiwe Belinda aririra kuri kamera avuga ko fata ku mavuta zonze umuryango wabo, warabibonye? N'ibindi ntashaka kuvugira. Ibyo byose bivuyeho, The Ben ntabwo ngiye nigeze, by the way, niba kintu mutanasobanukiwe, ntabwo ngiye nigeze njya kuvuga ngo narwanye kuri The Ben, ntabwo ngiye nigeze njya kuvugira The Ben no kuva kera mpagarika abantu bibasira ku muryango barabafata ku mavuta. Nahagarikaga abantu bibasira umuryango, navugiraga umuryango wa The Ben, ntabwo navugiraga The Ben. The Ben ni umugabo ari muri showbiz yakwirwanaho. Aho ndaguhereza amawuwa yawe, warabivuze kenshi. Nabivuze kenshi mu miryango. Urakoze cyane. Nanjye urabizi, ukuri kinyoma ni kinyoma. Urakoze. Nanabwiraga The Ben nkavuga The Ben niba natekereza ko ngewe I'm here, I'm wasting my time. Mukanda amaso The Ben it's okay. Ariko reka kujya kwinjira ngo papa we mama we ibyo nibyo nanze. Niyo mpamvu navuga ko aba badani ho banyaprochinze, kuko The Ben kandi ibyo navugaga kuva ku munsi wa mbere mvuga ko ntashobora gufata umwanya ngo njye kuvugira The Ben, nuko nari nzi ko binashoboka ko nawe yabigiramo uruhare kugira ngo avugwe atitaye ku ngaruka bishobora kugira ku muryango we, ariko byafetingaga umuryango we. The Ben we ntabyo yitaye ko birimo kwafata, birimo kubaza umuryango. Naramubwiye nago ubona ko hari ibintu abasite social life bo mu Rwanda cyangwa abantu bakoresha social media. Ndakwera ko The Ben byamuvugwagaho, nkubwira ko yababazaga umuryango we, n'umuryango wa The Ben kurira n'amariza warize kubera kuwataka bajya no kumva yase kujya kuyikoreraho ibiganiro. The Ben yabigize oya nangiye gukoresha ijambo mu rusaku. Ibingibi impamvu narakariye The Ben ejo bundi byagaragaye cyangwa byangaragariye ko ku ruhande rwanjye according wenda n'ibyabaje. What's wrong with you? Nazo singubaza ikibazo. Can you mute your mic nkarangiza? Jesus. Thank you. Okay. Ntabwo na rimwe nagendera ngo njye kuvuga umuntu uri muri showbiz, umuntu nk'umuhanzi nka The Ben w'umusore undusha influence, ufite audience ruti yanjye, najyara ngo ngiye kubwanuka ngiye kumuvugira ngiye wasting time to the person who can even recognize ko there is the person cyangwa no. Kuko aba batipe b'abahanzi niba munakubwiye ngiye ntashobora kugenda ngo njye kwa anteri seseme, those motherfuckers nta numwe bumva ko ibyo wakoze wabikoze nk'umufana. Arankunda n'umufana, that's why he doing that. Ntabwo barikonesa. So I cannot wasting my time ngo ngiye kuvugira ngo The Ben wa bra bra, no. Kuko nta mutima nama bagira, nta gushima kubamo, ntibatekereza bumva ko ibintu byose byakozwe babikoze kuko ari abafana, bafite ukuntu ikintu cyo kwita abafana bibinjira. None se ibyo nakubwiye kare cyo mufana The Ben manza wumve. Nakoze disclaimer kuva ku munota wa mbere, ndavuga Medi ntabwo ndanga kubera wowe. Ngiye kwamagana bino bintu kuko binjiriye umuryango, kandi ntabwo nemera abantu binjirira umuryango. Nahagurutse mvugira umuryango wa Medi kugira ngo bareke kuwinjirira, mpaguruka mvugira umuryango wa The Ben kugira ngo bareke kuwuzonga, kandi byagaragariraga amaso kandi byarahagaze. Urimo kumva? Uyu nguyu rero wagiye akiyambika ishusho y'umuryango akagaragaza ko nawe ari victime nk'umuryango we, uwo ni The Ben. Ejo bundi yagaragaje uburyarya bukabije, numva ndamuzinutswe. Gute?
yanze gufata ku mavuta imbabazi kuko afite igitaramo kinga ari gutegura, araza ashaka kuprofita no kugaragaza ko afite umutima mwiza, afite n'ubumuntu. Imbabazi yanze gutanga habura amasaha 2 gufata ku mavuta yinjire mu rukiko. Afata uyu mwana ntuza, afata ajya kuri Instagram, atanga imbabazi zo kuri social media, yimanye imbabazi aho zikenewe. Niyo mpamvu ufata ikaramu umunyamategeko afata ku mavuta ari wo muntu wa mbere wamaganye imbabazi The Ben atanze. Aho ngaho The Ben yahise akora ubugoryi, bamwatatse arahubuka, abonye bimuhindukanye, abantu babonye ko imbabazi zari zingona nkimara kumushumika, kuko nje nkimara kubibona naravuze ati urindi yarya. Tumaze amajoro n'amajoro turwana kugira ngo muhe imbabazi areke gufungwa. Utegereje umunsi w'urubanza, ugiye gutanga imbabazi kuri social media, ugaragaza abafana bawe kuri umuntu mwiza wo mubabariye, wamwimye imbabazi aho zikenewe. Urindi yarya, ndakuzinutswe, niko navuze kuri space. Muzinukwa ntyo. Abonye tumuhindutse, tumwigaramye niba bize tuzamaganye, yafashe umuntu bita uyu Pundati turamuzi, uyu nguyu yakoraga ku gihe, uyu mwana w'umunyamakuru ukora mu isi uyu munsi. Ndamuzi ya. Uranyumva? Hari ari kuza kumereza nanjye mwibutse uwo mutipe uvuga ngo ari real. Uburetse gato kukwibutsa. urimo kumva induri real inde The Ben nyine ndashaka kukwereka udupeti nka tubiri gusa. Ntabwo ari real yatese kari kuva amasaha mwamagana mubwira ko ari indyarya nagiye n'amarira ko ari ingona kugeza amasaha ibyo yakoze muri iki kintu cyafata ku mavuta, uretse kwicuruza no kugenda arakwiyerekana uyiriza imbere y'abantu igaragaza ko ari umuntu mwiza. Ubwiza budagira imbabazi zo kubabarira. Niba yaramwimye imbabazi, yashaka kwerekana abanyarwanda ko yamuhaye imbabazi gute kandi yazimwimye. Twararaye amajoro tumugira ngo ababarire fata ku mavuta bakamubabarira. Yamara kumugira ku rukiko akajya kwandika kuri social media ngo aramubabarira, ngo aramwifuriza kugaruka mu muryango, wanze kumuha imbabazi ukaje kuzira kuri social media. Ndakubaza ibibazo bitatu komeza. Ubwo buryarya rero, ubwo buryarya wa muntu mwitaga inshuti yanjye nibwo nanze. Ndavuga The Ben, reka kubeshya abanyarwanda. Uri mwiza, wimanye imbabazi, reka kuzitangiza social media. Nkimara kumushumika nibwo yafashe Pundati bagira ngo babyandike. Uzi ko yari yavuze ko atigeze atanga ikirego, niko yasubije umufana ko atatanze ikirego. Ibi bintu byose babipuringa out, barabizana bivara mu rukiko, biraza imyanzuro y'urukiko y'urubanza iraza. So ibyo ngibyo bikimara kuza nibwo Pundati yuriye moto. The Ben yandika avana mikira yandikira ntuza ngo bakuremo ikirego cye, kandi zuko kuri ntuza yari yamaze kugira, yari yamaze kwandika ko nta kirego yigeze ashyiramo. None se yanditse asaba ucabaza ngo niba rubwa Gasabo ngo avane ikirego, kandi kuri Instagram yanditse ko nta kirego kirimo. Kubera iki? Ni umuriro twamucanyeho. Rero impamvu ngira nashumitse The Ben nuko nari mfite amakuru, ndi mu bantu barafite amakuru ko yimanye imbabazi zituma uriya mugabo atajya mu butabera ngo aregwe, kuko mu bantu basomye ibirego byari muri RIB harimo na The Ben, Mugisha Benjamin, byarimo mwana bisomye. So ngiyewe rero ko nk'umuntu wari ufite amakuru banyuzeho kugira ngo bano bantu babarire fata ku mavuta, bakinangira kumubona ari kujya kwiyandikisha hariya imbere ya audience agaragaza ko we yatanze imbabazi, kandi mu mutima we abizi nawe ko yanze kubikora. Agategereza ahura amasaha 2 umuntu yinjira mu rukiko asomerwe, akaba aribwo aza kwihagaragaza hariya. Ntabwo umutima wanjye warakomeza kwihanganira ibyo bintu. Niyo mpamvu namaganye The Ben. Ubwo iyo friendship n'uwo mubano uveho bumuntu umwe. Ereka abanyarwanda ibiri mu mutima biri imbere, reka kubazanira fake personality tudafite. Wimanye imbabazi, wiza kwerekana ko gutanga imbabazi, kandi uzi neza ko izo mbabazi uri gutanga ari za social media zitaza kugira akamaro mu rukiko. Nibyo namaganye. Ikindi cyatumye byamagana rero, The Ben ibyo abikora ntabwo izo mbabazi yazitanze kuko yumvaga agomba gutanga imbabazi cyangwa ari umunyempuhwe. Oya, kuko abikora yabikoze atitaye ku muryango we wababajwe nafata ku mavuta igihe kirekire. Kuko mu bantu zira mbabazi zo kuri social media zanyaroreshwa zatanzwe, mu bantu babere zababaje n'abantu b'inshuti za The Ben bose, kugeza no kubavandimwe be. Bira bintu byo kujya kwitangishwa imbabazi. Ariko The Ben nk'umucuruzi ibyo yabikoze kubera inyungu z'iki gitaramo ari gutegura, kugira ngo agaragare nk'umunyampu w'abantu bazaze mu gitaramo cye. Yafashe uretse gato ndaje umbaze ndarangije. The Ben ni ukuvuga ngo
agahinda afata ku mavuta yateye umuryango wa The Ben, ukumuhungeta bakagira n'ibyo byose. Ibyo byose The Ben yarabifashe abivunjamo iki gitaramo ari gutegura. Urimo kumva? Ajya kwitangisha imbabazi kugira ngo agaragare nk'umuntu mwiza kubera igitaramo ari gutegura. Ariko yirengagiza agahinda famiye we yatewe, yirengagiza agahinda. Wowe uribuka amarira y'ura mukuru wa The Ben aza kurira kuri space yanjye avuga ngo azihorera, nkamubwira nti ntukoresha amagambo afite ibyaha. Do you remember? Urabyibuka? Hanyuma The Ben akagera ngo agiye gutanga izo mbabazi, kandi noneho ngiye Godfather nkaba nzi ko izo mbabazi ari gutanga atazikuye ku mutima, aho yagomba gutanga imbabazi araho zagomba kugira afata ku mavuta akamaro ntabikore. The Ben ntabwo ibyo ufite ngo byese biki ruhande, nagombaga kumushumika kandi narabikoze. Ndamubwira uri indyarya, uri mubi, waretse kubeshya abanyarwanda ko nta mbabazi wigeze utanga kuri ngibi ari fake. Ngaho mbaza. Okay.